ndagushuje umukozi w'Imana watangira wibwira abakurikiye Futures Net 7. Murakoze cyane. Nitwa Uwineza Louise. Bikunze mwakongerejwe kugira ngo bashe kumvikana. Yego nta kibazo. Okay, Louise, tugusanze aha ngaha muri uyu murenge, utuye muri uyu murenge? Ngewe mu murenge wa Nyakariro cyangwa se Nyakariro nk'uko njya numva yanga bivuga. Akagari kahe? Mu kagari ka Gishore. Gishore ubwo ni mu yihe ntara? Mu ntara y'Iburasirazuba, akarere ka Rwamagana. Uyu muri murenge ho turi niho munakorera ibijyanye n'imirimo yanyu ya buri munsi? Yego. Tugusanze aha ngaha ku bijyanye, hari ikiganiro nigeze kumva mwigeze mukora cyangwa se nigeze mbumvaho ku bijyanye n'ibintu murimo mutegura muri iyi minsi. Muri iyi minsi murimo kudutegurira ibiki? Muri iyi minsi ndimo ndategura kuba najya mu buhanzi. Urimo urategura kuba wajya mu buhanzi, ariko mu bigaragara na visage yawe uracyari umwana mutoya. Urumva bitakuvuna mu bwonko bwawe? Ngewe numva nta cyamvuna cyane ko numva mbyifuza, ariyo mpano indimo cyane. Kuki ari byo wumva wahisemo kumva ushobora kwinjira mu buhanzi? Wabuze n'ibindi, wakina amafilimi cyangwa se wenda ubuhanzi sinamenya ubwo ari bwari igihe waba ugiye guhanga filimi. Ni filimi ugiye guhanga ni iki? Ni indirimbo, ntabwo ari filime. Urakoze cyane. Ni indirimbo mugiye guhanga. Kuko nzi ko gutegura indirimbo bivuna, bisaba gukoresha ubwonko cyane. Urumva mutaba mugiye kurusha ubwonko bwanyu? Indirimbo ngewe numva nshaka kuba nasora cyangwa se naba nakomeza guhanga, ntabwo mfite aho mfatiye, haba ku buzima, ku by'inkundo, ku muco nyarwanda cyangwa se izaririmbiwe Imana, byose numva ndahari. Ni ukuvuga ahantu hose uriteguye kuba wakisangamo. Wakisanga no muri za zindi n'ama hip hop tujya twumva cyangwa se za zindi tujya twumva ngo ni iz'isi, naho wakisangamo? Oya, hip hop zo sinzi ko nabishobora, gusa nyine ndamutse mbonye umuntu ubikora akaba yifuza ko wenda turirimbana najyamo. Icyo tugiye gufasha, wenda sinigeze ntangira gusa nkubaza ibibazo byinshi cyane kuko nzi ko ibibazo byose nakubaza wabisubiza. Ufite imyaka nk'ingahe? Njye mfite imyaka 17. Ufite imyaka 17, ugiye gutangira kuririmba, ugiye gutangira ubuhanzi bwawe. Uracyari umunyeshuri? Ugeze mu wa kangahe? Ngeze mu wa 5. Ndumva amashuri ugiye no kuyarangiza nta kibazo, wenda hari igihe Imana igushoboje ushobora kubikora. Hari aho bikomora? Oya. Uvuga mu muryango wanyu nta muntu wigeze ubamo umuhanzi? Kubera icyo ari we ugiye kubyisangamo? Sinzi impamvu ari njyewe, gusa numva bindimo kuva kera ndi mutoya, numvaga nkunda kuririmba, numva nahimba n'indirimbo kera nabona ibintu nkaba nahimba indirimbo nkabona birakunze, nta muntu nigeze mbikuraho. Kuri ubu ngubu tuvugana umaze kugira nk'indirimbo zingahe zawe wiyandikiye? Naje kugira indirimbo 6. Indirimbo 6 zose? Yego. Zose warazisohoye se, wazijyanye muri studio? Oya, kubera ikibazo cy'ubushobozi ni 2 nabaye njyanyeyo. None se nta ko tuzi ko abahanzi akenshi na kenshi baba bafite abamanaginga, mbega babategura buri kintu cyose. Wowe waba ufite manager? Njye ntabwo ndamubona. Ntabwo uramubona? Ni ukubera iki utamushatse? Birangora cyane kuko kuba nyitangira ntabwo ndabasha kuba nabona umuntu managinga. Urabasha kubona umuntu uri kumanaginga? Uramutse umubonye se cyangwa se akaza akakubwira ati ndashaka kumanaginga, wabyishimira? Reka gusaba akantu kamwe kugira ngo wenda n'abakurikiye Futures Net 7 abazadukurikira bazumve ibihangano byawe. Mbega icyo ugiye gushyira hanze ni iki? Icyo udutegura mu minsi iri imbere ku myaka 17 yawe nk'umukobwa mwiza cyane, nicyo udutegurira muri iyi minsi? Reka basi watubwiraho gato cyane kugira ngo tubyumve. Yego murakoze. Nabaye njyanye indirimbo 2, imwe ni iy'Imana, indi ni iy'isi ijyanye n'urukundo. Duhe imwe muri izo twumve uko bimeze. Reka ngire kuri urukundo.
kukubwira mukunzi wanjye nuko unyura mu byo ukora byose mu byo uvuga byose nimamo uranyura mukunzi wanjye nimamo uranyura mukunzi wanjye nimamo uranyura. murakoze cyane Rose. Wow, ufite akajwi keza cyane Rose, utubwiye ko ufite imyaka 17. ubu ngubu kugeza ubu hari umukunzi wawe ufite wowe warakunyuze kuba waramuhimbye ako karirimbo? ako karirimbo waba waragahimbiye? Nawe nagahimbiye abantu bazemeza kunkurikira muri rusange. Ni ukuvuga abasomera kugukurikira ari rusange bose nibo wagatuye. Mbese ubu haje nk'abasore nka 7 nka 5 bagutereta, urumva ataba ari ikibazo? Ntabwo ari ikibazo kuko nimba bose bazaba bari kunkurikira icyo gihe bo niba izabanyura bumve ko ariho nzaba nyiririmbiye bose. abo basore barindwi bose nibo wumva warahimbiye cyangwa se njye n'ikigereranyo nihaye mbega abantu njye nari nzi ko byibura hari umuntu wumve urumva mukunzi wanjye urumva ni ijambo ryiza kandi rishobora kuba rishobora kuganisha ku muntu runaka. none wowe kandi utubwiye ko nta mukunzi ufite, urumva atari ikibazo? Oya, nta kibazo kirimo. Ni nziza. Sinzi niba byakunda wenda nitugira undi mwanya muremure indirimbo zasohotse tuzatangira kuzumva kuko indirimbo ni nziza n'ijwi ni ryiza rwose, ni ibintu byiza cyane. Rwose watubwiye ko nta manager ufite ukumanaginga, ariko ngira ngo ababyeyi bawe nabo bashobora kuba babigufashamo kugira ngo ubashe gusohora izo ndirimbo. Nkeka ko uri umunyeshuri nkawe utaba warabonye amafaranga yo kuba wajya muri studio cyangwa se kugira igitekerezo cyo kuba wajya muri studio, waba warabifashijwemo n'ababyeyi bawe, sibyo? wababwira icyo ababyeyi bawe? Ndabanza kubashimira. Ndabashimiye ko bemeye kunshyigikira aho bagejeje, mbaye mbashimiye. Bakaba barumvisha impano yanjye ntibemere kuyisubiza inyuma, bo bakaba bahitamo kumfasha. Ndabashimiye. Ni kuri byinshi bagiye ababyeyi bagutegurira ndetse n'inshuti n'abavandimwe, nzi ko atari byo ushobora kuba wabyikorana. Indirimbo uzikorera he? Indirimbo nzihangana hose n'abandi, gusa izo nabaye njya muri studio nazijyanye ari ku Gisozi ku Gisozi. Iyo studio yitwa ngo iki kugira ngo twumve ko wenda izaduha ibintu biryoshye tuzabishyira kuri public, ibintu biryoshye bifatika? yitwa Imanzi Studio. Okay, ni byiza cyane kandi uduhaye indirimbo nziza y'urukundo, aho dushyiramo n'iya gospel kugira ngo natwe tugire icyo bisa. Dore ko ntangirinze kukubaza ibintu byinshi cyane, ariko nabonye ku mutwe wawe ari ufite umutwe udasanzwe. Mwamusengera muri Edini? nsengera ku itorero bita Chosen Generation Fellowship Center ku Muyumbu. Muri Chosen Generation Center ku Muyumbu. Bishatse gusobanura iki Chosen? Ni nk'ikinyejana cyatoranyijwe kuba cyahimbaza Imana. Uri muri cyo rero birumvikana? Yego. Nawe uri muri icyo kinyejana kigiye gutangira guhimbaza Imana. None se ko ubivanga n'iz'urukundo n'iza gospel, urumva bitazaza bibangamira ku bijyanye n'ubuhanzi bwawe bwa gospel cyangwa se no bijyanye no mu itorero musengeramo? Oya, ntabwo bizabangama cyane ko ubundi ADPR ni ikunda kuba wenda ivuna, ugasanga nibwo bivangavanze nibwo bibaye bibi, ariko ryo riratwemerera byose. Rirabemera byose. Aho dushyiremo ya gospel twumve uko bimeze. Wampaye agaciro, narindi mu mibabaro, none ndaseka, nza kuririmbira, nza kubyinira, nibutse ineza yawe Mana wangiriye. Hari igihe nari nihebye nabuze inzira,
nareba hirya no hino nkabona imisozi, ariko Yesu wanjye waranyoboye, nambuka neza nta mugayo n'umwe undiho. Murakoze cyane, turagushimiye ku bw'indirimbo nziza ifite imirongo myiza kandi ngira ngo warayiteguye. Hari igitero umaze kuririmba, sinzi niba ari n'igitero cyangwa ari korasi, ngo wampaye agaciro mana, watambutse nta mugayo uriho. Ariko ngira ngo ibintu byawe byose cyangwa se ubuhanzi bwawe ngiye sinzana ndabunonose nsanga atari ubyo ushobora kuba wabyiyerekezaho. Ubundi umuntu ushobora kuririmba iyo ndirimbo watambutse nta mugayo ni umuntu ukuze wageze mu kiwe cyangwa se warenze icyiciro cyo kuba yaratambutse, yarashatse, none uracyari mutoya. Uracyari mutoya cyane, urumva ko ni amagambo akomeye usanisha no mu gihe kizaba kiri imbere kizaza, nk'uko wavuze usengera mu kinyejana cyatoranyije cyo guhimbaza Imana. Ni ukuvuga urumva ko uzagaragaramo. Louise, turagushimiye cyane. Ni iki wabwira abaguteze amatwi cyangwa se nihe nama watanga ku bantu baguteze amatwi kuri uyu munsi cyangwa se abazakubona? Cyane no kubanza kubashimira cyane cyane mwebwe. Ndabashimiye ko mwamaye umwanya nkaba nanjye naje aha ngaha nkagira icyo wenda navuga ku byo mwifuza kuba mwamenyaho. Ikintu rero nabwira abantu bankurikiye ni uko njye ndasaba inkunga, ni uko baba bamubufasha kuko nibwo nyitangira kandi ubushobozi ni bukeya. Rero ndasaba inkunga, kandi ku muntu wenda wakwifuza kuba yambona cyangwa se yampamagara yakoresha 0789435541. Murakoze cyane. Urakoze cyane Louise. Iyo nomero sinzi niba wayisubiramo kugira ngo byibura bazabibona bazajya bashe gutera inkunga kuko indirimbo zawe ni nziza kandi zirakenewe kuri iyi si. 0789435541. Turagushimiye cyane. Turabashimiye rero bakunzi ba Futuresnet 7. Turi kumwe na Louise guturuka ku Muyombo mu ntara y'Iburasirazuba. Ni umukobwa muto cyane ufite imyaka 17, akaba yinjiye mu mwuga wo guhanga indirimbo cyangwa se mu kuririmba gospel, azihuza n'izo tujya twumva cyangwa se n'izisi, sinzi ko nabyita. Ariko ikintu cya mbere abakeneyeho ni inkunga, ari amasengesho, ari yo kumutera inkunga mu buryo bw'amafaranga akabasha kuba yazamuka mu buryo bw'ubuhanzi. Ababyeyi bo hari aho bakoze, hari uko babigenje barakora, ndetse indirimbo ze zibasha kujya muri studio. Urumva asigaranye indi mizingo ine niyo ikeneye kuba yajyanwa muri studio. Turabashimiye rero, ntimwibagirwe gukora subscribe. Ijambo rya nyuma usezera abagukurikiye. Ndabashimiye kandi ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Ciao, turi kumwe nakagaruka.